wayireka ntabwo ibyo bintu bikinsha intege ngewe. Ikindi kibazo twongeyeho kugira ngo bisubirize rimwe, ese ubundi uratwite? Abantu bakunda kubikora hafi ya uri hano we none harandagije. Hi guys, twagarutse hano turi kumwe Nice. wacu Carine. Ndabasuhuje. Team Carine and Lake. Iyo zabaye ebyiri ntabwo uba ugira ubufana. Umva twarabakaniye Ni Team Carine. Nyine ubwo niba uri muri Team Lake ushaka aho ubugiye. turi kuri Team Carine. Kubera ko turi kumwe. Aha. Ubwo ntushaka kuzana byariki uramusanga. Ubwo nyine. Shaka Guys, twagarutse rero Life of Three Siblings natwe. Twagarutse umva twarakaniye kugira ngo abantu nta bagomba kuducikira, ariko nabana beza uko tubashatse natwe turababona. Mbega batubereye imfura, sinzi ukuntu hari umunsi ariko nzabivuga ubundi. Hari umunsi uwo munsi muzawubona, muzabavuga. Yakasha urumva naza n'amaboko gusa se ndazakiriye gift. I receive. Simbivugiye imbere ya kamera. Uwo munsi bawutegereze, sinzi ngo ni ryari. Ariko uwo munsi nzavuga ariko Carine. Twagira ngo video yose irangiye. Muri abantu bafite ubumuntu kabisa. So rero n'abantu bagaciro. Iyi mitoma ndayikira. Ihangane twigutere. So uko musi imbere ni nako musi inyuma. Amen. Kiwe imbere n'inyuma harasara umuntu uba ufite imbere heza, inyuma ari habi, inyuma ari habi, imbere ari heza, ariko umva byagiye bibavutse. Okay. Ndabishimye cyane. Heza gigwe. Amen. Turabyakiriye. So rero guys, twazanye Carine kugira ngo tumubaze twebwe nibwo tukiza kuri YouTube, turacyari bashya. Tuba dufite utubazo. Hano tugira inkubaganya. Tuba dufite utubazo tw'amatsiko twumva twibaza nyine. Nkanjye kari urugero. Maze igihe kinini ndeba YouTube. Kinini pe. Ku buryo buri YouTube yose yadukaga. Nabaga nyizi. Kubera iki? Kwa kundi nyine uba warabyaye cyangwa utwite. Ubu natangiye kureba YouTube ntwite. Kwa kundi uba ushaka kutaba bored nyine ukafata YouTube ukayireba kera pe. Noneho urumva narebye YouTube cyane ariko urazizenguruka ko nkajya nyine inkomeze mfitemo utubazo tw'amatsiko. Sasa rero uyu munsi twebwe turagufite, kandi mwebwe muratusha experience kuri YouTube. Tugiye kubaza utubazo, yewe turakubaza n'ibibazo namwe channel yanyu nakunze kuyireba cyane. Hari utubazo twinshi tw'amatsiko nabaga mbibazaho we na Rike. Uyu munsi uri free wo kutubaza uyu munsi. Urava usubijwe. Ndakubaza natawusa kubaze ntacyo. Turahera kuri tawusa baze. Ako se Kibazo cyane. Hagati y'ibiti bibiri niho mwakundaga kuhurira we na Sheri. Niko ibi bintu turabikira. Murambona neza? Barakubona. Urambona neza? Barakubona neza ntugira ikibazo. So guys, jewe hari ibibazo ubundi jewe nagura ndaga kureba YouTube cyane pe. Ariko Betty ari nawe muntu wazanye n'igitekerezo cya YouTube. Iyo yarabikundaga cyane. Urumva? So niwe wazanye ide nyine avuga ati ariko buriya nta kuntu twafonda kantu. Ubundi yabitangiye muri lockdown. Nkajya amusuzugura. Ako akunda kugenda bimbwira. Nanjye nza kugira icyo gitekerezo. Ndabyemera. Turanabitangira turabikora. So yatangiye abanyereka, yakoraga kunyereka aba YouTuber benshi. Ako hagati aho dusuza aba YouTuber benzetu. Natwe gutubasuje muri bo cyane rwose twagiye mu mubare batikora cyane. Urumva? Noneho yakundaga kubanyereka. Ariko akaba abaziranyeho n'undi umusista wacu witwa Kamariza wo muri The Sisters. Muramuzi The Sisters show turabasuje. Nabo ndabasuje cyane. Noneho bagakunda nyine ngo bakundaga kubareba. Betty rero nibwo yakunze kubanyereka, nanjye ntangiye kujya mbareba ndabakunda nkabona mukora ibintu byiza. Erega ni nako twagize igitekerezo cyo kuza kugira ngo
natwe tubiyungeho tujye inshuti igihe dutangire kujya dukorana. So dore ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, hagati yawe na Rick ninde muntu wagize idea bwa mbere yo gufungura YouTube channel? ni Rick. Rick yubawe rwose. njyewe ikibazo nshaka kubabaza ni uko wenda Rick adahari, ariko nibaza ko icyo wasubiza nawe nicyo yasubiza. njya mbona kenshi abantu ama YouTube menshi akunda kuza nyine kubashaka mugakorana, sibyo? nk'uko natwe twaje. ese uriya mutima wo kwakira buri muntu wese uje abagana, urumva? Rega impamvu ubwo ndimo bikubwa, hari umuntu wandikira yagumana akakurya sini none afite nk'abasabu nk'ibihumbi wenda nka 5, ariko ukavuga ati ngiye kuko tukiri duke n'uriya wa 5 anyemereye byaba ari sawa, hari akantu namukura wumva kakurya sini ukumirwa. noneho tujya kuza nyine tujya kuvuga ngo tuze tubarebe, nafite saba abantu bafite abasabu, noneho n'uwa 5 yakwihoreye, noneho ufite abarenga 20,000 bazatwemerera tubavugishije, tubona nyine nta n'ikibazo, yewe tubona n'ibintu byacu murimo murabigira nk'ibyanyu. urumva n'abana beza ibyo navuze ko tuzabisubira. urumva ikibazo ngiye mfite, mwembi nubwo wenda uri muri urugo umugore n'umugabo, ariko nibaza ko umugore n'umugabo ntabwo biba ari itegeko ngo mube mufite umutima umwe. urumva ese byaraboroheye? kuko njya mbona abantu bahasimburana umwe mukabafasha bakagera n'aho bagera, ukabona nyine bakagenda hakaza n'abandi hakaza gutyo. mwebwe nyine murahuza mbuze icyo kibazo ukuntu ndi bukikora. turahuza ku buryo nyine dushobora gufatanya mu buryo bwo kuzamura n'abantu, mu buryo bwo kuzamura abo bantu. umwe wenda ntabwo ushobora kuvuga wenda ngo abantu barabaprocinze, wenda Rick akavuga ati ko si bini tuzadora tuzamura abantu, mbega gutyo. mu by'ukuri ikintu cya mbere ni uguca bugufi. uko waba uri kose, ikintu cya mbere guca bugufi kirafasha. kandi ikindi nta kintu gishimisha nko kubona hari umuntu witwa ngo yakunyuze mu maboko, byibura nawe hari umusanzu wawe waba waratanze ku kintu runaka. ikindi kandi ngenda Rick buriya abantu bakunda kuvuga ngo turabeshya ngo kubera ko ibintu byose tubihuza. nta na rimwe turicara izo comment njya nzibona ngombwa, ariko ngo ni gute bishoboka. ntabwo ari ukubeshya, ahubwo wowe ufite ibibazo byawe n'uwo muri kumwe, cyangwa se mufite uko mubanye bitandukanye nuko njye na Rick tubanye. twebwe turi ba bantu tubona ikintu mu mujyi umwe, tukumva niba tugiye gukora ikintu turagishyiraho umutima twembi kandi tugikore ntawe uciye ku ruhande. ngende umva akenshi twisanga twese icyo kintu tukemeranyijeho, tutagiye mu bintu by'impaka. kandi ikintu cyo kuvuga ngo gufasha abantu, YouTube iravuna nshuti yanjye, YouTube iravuna, urumva? kandi ikindi kintu nabonye burya niyo udafite abantu ucika intege. ikintu cya mbere rero iyo ubonye umuntu ugufata amaboko akakubwira ati wowe gira gutya, kora gutya, akaguha iyo nama ya mbere, uzamuka wumva umeze neza kandi nawe bikugirira umumaro. buriya nubwo abantu bitwa ngo ni banini, yumva yuko atafata umuntu uri hasi ngo amufashe, ntazibeshye ko yumva atuje muri we. ahubwo buri unezerwa iyo ubona hari umuntu wagiye donc hari amaboko nawe watanze ku kintu kugira ngo kizamuke. buriya niyo murimo wubaka inzu ugatanga umusanzu w'isima, uba ukoze ikintu gikomeye pe, kandi umuntu wese azajya avuga ati nanyuze kwa kanaka byagenze gutya. n'ubu niyo atanakuvugamo, niyo atanabivuga, ariko wowe uba wumva wishimiye ko hari ikintu waba warakoze, hari support waba waratanze. ikindi kibazo cy'amatsiko, yego, aho YouTube yanyu igeze kugeza, mbese murebye aho mwavuye n'aho mugeze, ni ikihe kintu kibashimisha mu rutambwe mumaze gutera,
kandi ni iyihe video mwigeze gukora mukumva muradukomye koko muradukomaguye hari ikibazo cyabiromeje ngo ni iki kibashimisha ni iki kidushimisha kubaho intambwe tumaze kugeraho icyo kintu urwo rutambwe uvuze byo ni runini turarushimira Imana n'abantu badufashije n'abantu twazamukanye bose tukagerana aho ngaho ni ibintu ikintu cya mbere kigushimisha ni ukubona nyine ufite ahantu wavuye uzarebe iyo ubyaye umwana abamama ababyeyi barabizi ukabona umwana atangiye gukambakambira igihe ukabona aririye igihe ukabona agendeye igihe nta byishimo biruta ibyo ubona noneho rero niyo uri muri business reka tuyite business ko nako ni akazi nk'akandi ukabona uyu munsi urashoye wenda reka tuvuga abashora ubwo navuze mu ruhande rwa business urumva ugasanga urimo uratera intambwe ugenda uzamuka nta kintu gishimisha ni ukuvuga ngo biradushimisha cyane kubona ko twavuye ku 1000 tugera ku 2020 ubu ngubu turi hafi kuzuza na 5 tubashimira cyane urumva rero ni intambwe ndende kandi yabaye mu gihe gito ntago navuga ngo ni ibintu byabaye mu gihe kirekire byari igihe gito kandi tukaba tubishimira Imana hanyuma video yawe yaravuze ngo turabakomye keretse ngiye mvuze izankomye kuko ni zarambabaje ni nyinshi zankomye zo ni nyinshi ariko video y'iyi pusi video ya Aria abantu batazi pusi nzayibasubiriramo inkuru yayo ninde hari video Aria yankoreye ngo ari umukozi wo mu rugo aje ku umukozi wo mu rugo hari n'indi y'abajura izo ni video zijya zinyemeza nkicara kuri video y'abajura mana isinesho nago njya nibagirwa iyo video buri munsi nyisubiramo nta nubwo ndambirwa guseka ndaseka ntabwo njya mbimenyera ya bintu buryo none akantu kansetsaga cyane ni ukuntu ari we wari wagukoreye planka abajora bakomanga cyane akabyuka akiruka akarungurukaho yaruka agahita agaruka akiterera ku buriri agahita yiyorosa ukuntu yamubwiraga ngo cyari ngo nawe ngo byuka ngo ugende turi mu buringanire umugabo ikintu cyateye mu rugo ari we akagombye kubyuka akakohereza ari umugabo wanjye nta mutima nta mbaraga nari nkifite izo nizo video navuga nyine njyewe numva zaba zarabaye na hiti wenda sizo zabaye hiti gusa ariko nyine nizo njye numva zagukozemo sinzi beti niba ari ikindi kibazo nshaka kukubaza ese mwebwe mwabashije kumanaginga gute ikintu kijyanye na comment iyo nzitekereje urarwara comment rero reka mubwire buriya duteye gutandukanye sibyo njye nshobora kubona comment nkahita ngira umujinya nkasubiza undi ashobora kubona comment akamusubiza ibintu biri positive ahubwo y'ibyo yamubwiye undi ashobora kubona comment akanaceceka ntazanasubize ikintu cya mbere n'abantu batureba baravuga ati ikintu tubakundira murakizi muranadusubiza muranavuga tukamenya ko munahari mukanadusubiza sibyo comment mbi ntago nubwo muvukana buriya ntago mwatekereza ikintu kimwe ku kintu runaka sibyo nyine mugira amakano mwagasubiza uko ashaka n'undi uko ashaka n'undi uko abyumva bivuga ngo bari abantu bareba YouTube bafana bacu abantu badukunda ntago batekereza ibintu bimwe n'ibyo we watekereje ntago dufite imitekerereze imwe nta nubwo tubona ikintu muri angle imwe kandi si ikosa ko tutakibona muri angle imwe ahubwo wenda nyine akubwira nabi nkanjye ku giti cyanjye ukuntu mbimanaginga nirinda kujyamo nirinda kujya muri comment gusoma kuko inshuro nyinshi iyo bambwiye nk'ikintu kibi kikambabaza ndababara nyine hari nk'izo rika yasibaga mbere ntaranazibona ariko ubu ntagisiba kuko twabonye ko hari abandi badukunda bahita badusubiriza agahita basubiza rwose nkavuga ni bimunangereyeyo mbere sinazirebaga nyine nari nsigaye numva ntashaka kureba comment kubera ko hari igihe bakubwira ikintu wenda ukanasanga siko wowe wagomba siyo message watanze cyangwa se sicyo kintu washaka kugaragaza ariko we angle yabifashemo nyine niyo ngiye aravuga icyo ashaka noneho mbere nkajya nanga kubizireba nkavuga ntazo nshaka akajya zisiba ntarazibona noneho nyuma atangiye kubona abantu basubiza cyangwa nanjye naba ngiye nko kuvuga kuri video ntangiye video nkababwira ni rero iki kintu mwagifashe muri ubu buryo njye nagikoze muri ubu buryo nkivuga muri ubu buryo so no judgment aha ngaha nyine biba bimeze gutya nyuma nabwo mbona
ibyo wamusubiriyemo ni ibyo agaruka akongera akavuga ndavuga ibi bintu ntabwo umuntu yabivamo afazana umuntu azajya asubiza ibitekerezo by'umuntu atanze asubize n'umuntu wamubajije ibintu yumva bifatika ariko umuntu waje gutuka cyangwa akubwira nabi izo judgment rwose zabo ntago nirirwa ntago umuntu akirirwa zisubiza buriya umuntu ujya gufata umwanya we akaza kuri video yawe akayireba ibyo byonyine ntanatekereze n'uwo mwanya yataye areba iyo video noneho finally bikarangira ashyizeho comment gutuka nawe ubwo aba afite ikibazo muri we icyiza abantu bajya bareba ari n'ukuntu ari ikintu yabonye kitagenda neza ashobora kukivuga mu bundi buryo adatukanye ikindi kibazo batukana bajya bigaye umunsi wa mbere mwahembwe amafaranga ya YouTube mwifashemo umunsi wa mbere mwarakoze pari cyangwa mwaragize uti ntabwo ndi kwibuka neza ikintu twaba twarayakoresheje ariko ntabwo mbyibuka pe ariko mu by'ukuri amafaranga ya mbere araryoha ujya no kuyafata wisetsa wibaza se ari busohoke ndi buyafate ni byose koko abo ibintu bavuga nibyo nanjye ndafataho se ni amafaranga nyamafaranga noneho ndabyibuka ariko kayafata hari umuntu yohererejeho amafaranga nyine make akayavuga se nawe ubwe yaratekerezaga se aya mafaranga ari bugenda amafaranga nyamafaranga tubona aragiye tubona turayariye tubona haje n'andi tubona turavuga tuti bya bintu birakora bya bintu nyine bisaba kugira gutekereza neza ikindi kandi nyine navuga ngo ni nk'Imana ibigufashamo nta kubeshya kari tukivuga kuri abo bantu bagira comment mbi bavuga nabi njyewe ibiganiro byanyu YouTube yanyu ndayikurikira pe igihe nkanasoma na comment zose nkarinda nzisoza ariko hari comment imwe nabonye mejo mundi iyenda kujyana n'ibintu bakunda kubabaza ariko uwo nguwe yayivuze nabi tunamugaye pe n'ahantu ari yigaye yaravuze ngo mwirirwa ngo mukina pranka ngo mukananirwa kubyara ndamwibutsa ahubwo icyo kibazo ntabwo bakibabaza rimwe akenshi barakunda kukubaza ngo uzabyara byari ndashaka kukubaza iyo komenti uyibonye we mu mutima wawe wumva ntuhita ucika intege ukumva na YouTube wayireka ntabwo ibyo bintu bikinsha intege ngewe ikindi kibazo twongeyeho kugira ngo abisubirize rimwe ese ubundi uratwite abantu bakunda kubikora hafi ya uri hano we none harandagije reka mba aricyo mberaho ntabwo ntwite narababwiye nibiramuka bibaye ubuzima bwanjye n'ubundi ibintu bimwe na bimwe bijya hanze n'ubundi muzabimenya nta n'umuntu uhishina ubundi inda n'inkorora ntibihishika ntabwo bihishika urumva muzabimenya rero ntabwo ntwite hanyuma kuri icyo kibazo njye ntabwo nkibigiraho ikibazo ngo bambajije ngo cyangwa ngo bavuze gutyo sibyo mu by'ukuri ntabwo kuri iyi si burya nta muntu wiha urubyaro kandi gukora izo planka ntabwo n'ubundi umwanya wo gukora planka nta hantu uhuriye no gukora umwana sibyo nta hantu bihuriye habe na gato ashobora kuva gukora prank ukajya no gukora umwana ukamenya igisubizo sibyo ushobora gukora umwana ugakora na prank kandi byose ukabikora so ntabwo rero nibaza ko nk'umuntu ubabajije icyo kibazo uwo muntu ndamuzi namufashe mu mutwe nicyo kibazo ahora ari umwe kandi inshuro nyinshi niwe ugaruka amaze kubibaza nk'inshuro nk'enye cyangwa 5 niwe muntu ugaruka kandi icyo kintu twakivuzeho inshuro nyinshi tugisobanura inshuro nyinshi ngeraho ndavuga iki kintu ntabwo nzongera kukivugaho uzi nyine ukuri cyangwa se udukurikira bya nyabyo azi icyo twakivuzeho so narekeye kukivugaho gusa umugisha nta muntu uvuga ngo njye sinkeneye umugisha oya nta muntu wanga ikindi kandi private ubuzima bw'umuntu bwite uburyo aba yapanze ubuzima bwe ntabwo uba uhari ntabwo uzi impamvu ngewe ndi hano ngewe Carine ntarabyara ushobora kuba mfite ikibazo hari uwo wakomeretsa pe ushobora kuba mfite ikibazo wenda sibyo ushobora kuba mfite ikibazo urubyaro rurabura abantu bose barabizi ko bijya bibaho ukarubura icyo gihe rero waba ubukomerekeje umuntu ufite icyo kibazo hanyuma kandi hakabaho n'ubundi buzima bwawe bwite wumva ko atari ngombwa ko wenda yes kimwe nuko waba utaraplaninga
nabyo nyine nibyo ndi kuvuga, ni ubuzima bw'umuntu bwite nuko buba bumeze. Rero mu by'ukuri nibaza ko abantu babaza bakunda gutanga nk'izo komenti rimwe na rimwe bajye bashyiramo n'inyurabwenge, babanze banatekereze kabiri cyangwa gatatu, avuga ati si iki kibazo ngiye kubaza bimeze bite, se umuntu ngiye kubaza ntago ndi bumutere igikomere runaka, ese ntago ndi bumusigire ikintu runaka kuri we, kuko ntago abantu bose babyarira igihe wowe ubishakira, no babyara kuko Imana yabahaye urubyaro. That's it. Nibyo ikiriho abantu guys, abantu ntibazajya bajya kwandika komenti, nabo bajye bashyiramo na discipline. Comment arusheje kuryama. Abantu bajya kwandika komenti bajye bashyiramo na discipline. Ese iyo ugiye kwandika nk'iyo komenti nta nubwo ushaka kwibaza si uyu muntu yaba afite ikibazo nkaba ngiye uba wumva revo ugiye kumukomeretsamo. Ntago baba babitekereza, niyo mpamvu navuze ngo ntago dutekereza nk'uko batekereza. Ikindi ngiye nakongeraho, famiye iba ifite plan zayo, kandi nta nubwo abantu baba bakwiye kwinjira muri private life za famiye, sibyo? Ukwereka nimba muri hariya mutwiyereka, nta nubwo tuzi ibyanyu byose 100%, mutwereka mwebwe ibyo nanjye nibyo nigeze kubabwira, narababwiye nibura rero Like na Carine ntago dupretendinga ubuzima, sibyo? Ariko nanone ntago tubereka byose 100% yuko ubusereka nkubaze. Nk'ubu ngubu nshobora kuba wenda reka mfate nk'urugero, ntago buri munsi mbyuka ngo nkwereke ngo uyu munsi wenda nanyweye igikoma, ejo nariye iki, oya mfatamo umunsi umwe nkavuga uyu munsi reka dukore kuri sije y'ukuntu twatetse cyangwa twariye. Iyo mfite umwanya wo gukora iyo video, kuko guteka biratinda, bisaba umwanya munini nyine wakase ibintu nk'ibyo, nkavuga reka duteke gutya. Ariko buri gihe ubwo hari uwicara akavuga ariko iwanyu muhora muri inyama gusa, ubundi ibi nibi, kuko inyama wenda nge nzikunda akenshi ni nazo nshiduka natetse kuko ari zo nkunda. Rero ugasanga nacyo kibaye ikibazo muri societe. Twige kubana n'abantu tutabagonga mu bintu byabo, kuko buri wese afite ubuzima bwe nuko abayeho, nuko abyumva, nuko yumva ko agomba gutwara ibintu bye. Kare reka nkwigisha akantu nozabyara, numara gufata plan ugiye kubyara umubebe, uzatwita ubiduhishe, nurangiza ubyare nubyara ikibebe cy'igikobwa kibanze gikwenda gitangira gufunga. Ntabwo byakunda kubera ko ubuzima turimo ni kamera nyine. None se ngubu nagira gutya, ubwo najya kuri kamera iyo ndikwahisha muzabiyoberwa, kandi umwana nanjye nibyo navuze nawe muzabiyoberwa. Rero ntihakagira umuntu abantu bahora bagarurira icyo kibazo, igihe icyo kintu kizaberaho. Carine azababwira. Ushobora kuba ubivuze gutya mu kanya washyiraho iriya video comment ya mbere kaza ari ibibazo. Rero tumaze kubamenyera, ibyo ni ibintu twabamenyereyeho, ahubwo icyo babwiye nicyo bagaruka babaza. So iturize wowe ikintu nababwiraho, ahubwo nge nkamwe mukiza mu gitangira inama ya mbere nabagira, muzirinde kwita kuri comment cyane. Comment ishobora kuzika kwica mu mutwe handi wumva YouTube yuvuyeho. Ako nanjye hari igihe umuntu yandika ibintu nkabona avuze ibintu bitamurebaga. Nta muri ubu buzima ari igihe nshaka kuvuga nawe, oya ntukavuge nabi, buriya reka nkwereke ujye wibuka yuko ujye gukomenti ugishyiraho ibintu byiza. Ntabwo ntabwo uzabona 100% umuntu uza kubwira neza buri gihe. Ubu buzima turimo kuri iyi si ntabwo twese, nibyo navuze, ni ntabwo dufite ide zimwe, ntabwo dutekereza ibintu bimwe, buri wese azaza kubwira ibyo ashaka, kandi ntabwo uzamuziza aho yavuye, background yiwe y'ukuntu yarezwe, ntabwo uzabikuraho. Urumva azagusubiza uko wabyumva, kandi aba yumva ari mukuri. Ubwo rero niwita kuri ibyo bintu zasara. Wenda ngiye ikintu cya mbere nabanje kujya mbyirinda kugira ngo ntababara, nkumva ngumemo, numve nababaye, ejo numve sinshaka gukora video, bavuze iki simbishaka. So nahisemo kurivinga ubuzima bwanjye uko mbwumva, ntawe ngishije inama muri bo. Iyo mbagishije inama mbagisha inama y'amavideo, uburyo twahinduramo ibintu, ariko ubuzima bwanjye mbamo no way, ntago bwo ngomba kububasabaho uburenganzira. Thank you so much guys. Rero Carine wacu ni ibibazo twateganyije kumubaza, tubisoreje hano, ariko turacyamufite n'ibindi. Burangiye ngenda nsoma comment, ibibazo nzajya ngenda mbibabariza, ntimugire ikibazo. Okay. N'ubutaha uzajya unabasubiriza ariko. Dusubiriza.
bajye yisubiriza nzajya asubiza ubutaha tuzongera none twongere tumugarure tumubaze ibindi bitewe n'ukuntu turabakunda mukoresha. So guys, thank you for watching. hano dufite inkwaganya ariko shawi mwakoze rwose dukurikira ibiganiro byacu urumva. Turabakunda mukoresha subscribe, like, share na comment. Mushyiramo izikijijwe comment nziza zikijijwe life of three siblings mukomeze mutuve mu gishawa. Thank you. Bye. We love you.